Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana aho uherereye hose. Ni Prophet Emma ukwifuriza umugisha w'Imana. Ahangaha ni mu buhanuzi bw'umunsi. Prophet Emma ndagusuhuje nkwifuriza umugisha. Inshuti yanjye ndakwifuriza kurindwa n'Imana, ndakwifuriza umunezero, ndakwifuriza ibyishimo. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tuwunezererwemo, ni umunsi w'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Ndagira ngo nkubwire iki kintu: Uwiteka ukurinze akakugeza uno munsi ntabwo ari impfabusa. Ntabwo ari impfabusa. Uwiteka Nyiringabo Imana agushyize muri uyu munsi kugira ngo azakugirire neza, kugira ngo azakubambire amahema, kugira ngo azakwagure. Nubwo ubona urimo uranyura mu bibazo, nubwo ubona urimo uranyura mu ntambara, nubwo urimo uranyura mu bikomeye, Uwiteka Nyiringabo Imana agufiteho umugambi. Uyu munsi ndagusengeye ngo Uwiteka agukomereze amaboko, ndagusengeye ngo Uwiteka akwagurire imbago, ndagusengeye ngo Uwiteka agucira inzira, ndagusengeye ngo ibyananiranye Data umwami w'amahoro abihindura ibishoboka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko warebaga hirya no hino ukabona ntaho kunyura, ukabona ntaho wamenera, ukabona ntaho waca, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu. Ndi umuhanuzi w'Imana, ndahanura ku buzima bwawe ngo Imana ikuremere ikintu gishya, Imana igukore ku maso ibyo utabonaga ubibone. Ngo igitondo kimwe Aburahamu ngo yabyutse agiye gutamba umuhungu we Isaka. Igihe yajyaga gutamba umuhungu we Isaka, hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwe, hari ikintu Imana yamukoreye, hari ikintu Imana yaciye inzira. Aburahamu akorwa ku maso, abona ibyo atabonaga. Ngo yarebye imbere ye gatoya ngo abone intama yafashwe mu gihuru. Mu yandi magambo, yarabonye incungu icungura umwana wiwe. Nawe ndagusengeye ngo Uwiteka umwami w'amahoro akubonera icungura ibyawe. Banke yari igiye guteza cyamunara, akubonera icungura ibyawe byajyanywe, byari bigiye kujyanwa gutyo gusa. Uwiteka akubonera incungu, Uwiteka abona incungu ku buzima bwawe. Incungu iboneke mu izina rya Yesu. Incungu iboneke, cyamunara ntibe ku buzima bwawe. Incungu iboneke, urupfu rwawe uri wawe ruhagarare mu izina rya Yesu. Ndasiba inzobo zose Satani yarazanye mu rugo iwawe, ndazisibye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye ngo uhure n'umugisha wawe, uhure n'igitangaza cyawe. Ubuhanuzi bw'uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro igice cyaho cya mbere. Haravuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'imihengeri. Maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi rero ku wa gatanu twinjiyemo, itariki ya 9, Uwiteka Nyiringabo Imana akuremere ubuhamya bushya, Uwiteka akuremere ubuzima bushya. Ndahanura ku buzima bwawe uyu munsi wa gatanu. Ni ukubera umunsi w'umugisha, ni ukubera umunsi w'ubutsinzi, ni ukubera umunsi wo guhindurirwa amateka. Hari ibintu bitari bifite ishusho, ndaguhanuriye ngo Uwiteka abihe ishusho mu izina rya Yesu. Urareba urugo rwawe ukabona nta shusho rufite, ariko ndaguhanurira Uwiteka Nyiringabo Imana urugo rwawe aruha ishusho, urugo rwawe aruha ubuzima, urugo rwawe aruha icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo. Urimo urareba icyo kubyara, ukabona urubyaro nta shusho, ukabona nta n'inzira byacamo, ukabona nta nubwo byakwemera, ukabona biragoye. Ariko ndahanura ku buzima bwawe, Imana y'amahoro ikuremera ubuzima bufite icyerekezo. Ibidafite ishusho Imana ibiha ishusho.
ubuzima bwawe Imana ibuha ishusho, urugo rwawe Imana iruha ishusho, akazi urimo urakora nubwo urimo ugakora ariko nta shusho gafite, urimo uragakora ariko nta shusho gafite, urareba ukabona nta cyerekezo, urabona nta ejo hazaza, urabona nta mu nguni zose urareba ukabona nta kuzamuka, amafaranga uhembwa ntacyo akumarira. Ariko ndaguhanurira mu izina rya Yesu, Imana ikuzamure, ibitari bifite ishusho Imana ibiha ishusho, ibitari bisobanutse Imana ibisobanure, bizinesi urimo urakora nta shusho ifite Imana iyiha ishusho mu izina rya Yesu. Hari mariage urimo urategura imbere yawe ariko iyo mariage nta shusho ifite, ari wowe na fiance wawe, ni urukundo rwanyu nta shusho rufite, imibanire yanyu nta shusho bifite, urabireba ukabona nta shusho, urabireba ukabona nta nzira, urabireba ukabona ntibifatika. Uwiteka biha ishusho mu izina rya Yesu, Uwiteka biha ishusho in the name of Jesus. La bini for shando will be fine. Uwiteka biha ishusho ibyawe byose, Uwiteka biha ishusho urugo rwawe, Uwiteka ruha ishusho abana bawe, Uwiteka baha ishusho mu izina rya Yesu. Urabareba ukabona ntabwo ntibevoriwa mu mitekerereze, mu bwenge, mu mikorere, ntabwo bevoriwa, bari ahantu hamwe, ntabwo ubona batera imbere, ntubona batirimuka, ntubona bazamuka. Ariko ndahanura ku buzima bwawe, Imana y'amahoro ibiha ishusho mu izina rya Yesu. Aba bana bawe Imana y'amahoro ibahereze ishusho mu izina rya Yesu, ibaha ishusho y'ubwenge, ibaha ishusho y'igikuriro kizima, ibaha ishusho y'ubwiza, ibaha ishusho yo gukomera, ibaha ishusho yo kurindwa in the name of Jesus. Ndasenze ngo ibidafite ishusho Imana ibiha ishusho, ibidasobanutse Imana ibisobanure, ibyo ubona nta nzira Imana irema inzira, ibyo ubona nta buryo Imana izana uburyo, ibyo ubona nta mikorere Imana izana imikorere, kuko ni Imana ishobora byose. Imana niyo yonyine yo kwiringirwa, Imana niyo yonyine yabasha gukora ibikomeye, Imana niyo yonyine yabasha kubamba amahema, Imana niyo yonyine yabasha kukumara umubabaro, Imana niyo yonyine yabasha kukuvana ku rwego ikagushyira ku rundi, Imana niyo yonyine yabasha kuguhagurutsa, Imana niyo yonyine yabasha gukora ibikomeye, Imana niyo yonyine yagukiza ubwo burwayi. Urabona nta shusho yo kuzakira ihari, ariko ndagusengeye Imana yonyine irema ishusho kuri ubwo burwayi, igukize, irema ishusho yo gukira. Yaravuze ngo nihabeho umucyo, umucyo ubaho. Nanjye ndaguhanuriye nihabeho gukira, nihabeho kubohoka, nihabeho guhaguruka, nihabeho kugenda in the name of Jesus. Nihabeho kugenda, haguruka ugende, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Haguruka ugende, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Haguruka ugende, haguruka muri icyo gisasiro cy'uburwayi, haguruka muri ayo madeni, haguruka muri ubwo bushomeri, haguruka muri uwo mubabaro, haguruka muri ako gahinda, haguruka muri ayo marira. Ndaguhagurukije nshuti yanjye, ndaguhagurukije mujakazi w'Imana, ndaguhagurukije umaze igihe kinini urira, ariko ndaguhagurukije injira mu munezero wawe. Hayizoni mashando wiribirifa lele botayi nini topevoninia zizini wa yakudebo yasa hayi befodrere. Ndaguhagurukije akira guhaguruka, ndaguhagurukije akira kuba muzima, ndaguhagurukije akira gutera imbere, ndaguhagurukije akira kwaguka, ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Aho uri hose, uri mu Rwanda ndaguhagurukije, uri mu Uganda ndaguhagurukije, uri mu Burundi ndaguhagurukije. Haguruka winjire mu mugisha wawe, haguruka winjire mu iterambere ryawe. Uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndaguhagurukije, uri hanze y'Afurika ndaguhagurukije, aho uri mu Buraya, uri mu buzima budafite ishusho, uri mu buzima bwo gupfundikanya, ndaguhagurukije my friend, ndaguhagurukije akira guhaguruka, ndaguhagurukije akira guhaguruka. Haguruka mu buzima bupfuye, haguruka mu buzima budasobanutse, haguruka mu buzima bw'umubabaro, haguruka mu buzima bw'amadeni, haguruka mu buzima bwo kwizengurukaho, haguruka mu buzima, haguruka, haguruka, haguruka. Ndaguhagurukije ayizoni mashando wiribirifa, ndaguhagurukije akira guhaguruka, akira guhaguruka mama, haguruka mu izina rya Yesu. Wa mukobwa we ndaguhagurukije, genda ujye gukoresha mariage, ndaguhagurukije genda winjire mu mugisha wawe, ndaguhagurukije genda winjire mu iterambere ryawe, ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguha umugisha,
Mana y'amahoro ikugirire neza. Ndakwifuriza umunsi mwiza. Iyi ngiyi yari umunsi w'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'umunsi. Bwakire n'ubwawe. Vuga ngo nakira guhaguruka. Bitari bifite ishusho bibonye ishusho. Ibyawe bitari bisobanutse birasobanutse. Byakire n'ibyawe. Ubuhanuzi n'ubw'umunsi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro ikwagure kandi kwishimire. Gubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagukunda. Witeka kugirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Shalom, shalom.